akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Nshuti bakundwa muduteze amatwi, turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana, insanganyamatsiko itubwira ngo akamaro ko kugira urugwiro. Ubagezaho icyo kiganiro ni mwene so Cyiza Leonidas. Mbere yuko dukomeza, reka dusenge Imana. Ishimwe ni ibyawe muremyi wacu, kuko warindiye ubugingo bwacu muri ubu buzima bupfa, ukatwemerera kubaho kugeza aya masaha, ubihererwe icyubahiro. Twongeye kukwishyira mu biganza kugira ngo ari twe ari n'abaduteze amatwi, umugisha wawe uboneka mu ijambo ryawe utugereho, maze ibyo twiga bye kuzaducira iteka, ahubwo bizaduhesha ubugingo buhoraho. Ngwino ubane natwe utwigisha ibyo ushaka, udushoboze kubyitondera kugira ngo bizaduheshe amaherezo meza, tubisabye mu izina rya Yesu. Nshuti bavandimwe, uyu mwanya turagira ngo tuganirire hamwe ijambo ry'Imana ritubwira ngo akamaro k'urugwiro. Urugwiro ni imiterere ituma umuntu ashyikirwa n'abandi. Abashaka kugutira, abashaka kukuguza cyangwa se kugusaba umwenda, abashaka kugira ibyo bagukeneyeho, abashaka kugusuhuza ntibagutinye kuko bakubonamo uwo mutima w'urugwiro. Ni muri urwo rwego rero twifuje ko tuganira kuri iyo nsanganyamatsiko. Urugwiro rero turusoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu mu gice cya 29 duhereye ku murongo wa 20 kugeza kuri 25. Ubwiza bwanjye bwahoraga bwiyuburura, umuheto wanjye ugakomerera mu ntoki zanjye. Abantu bantegeraga amatwi bagategereza, bagaceceka ngo bumve inama zanjye. Iyo namaraga kuvuga ntacyo basubizaga, ibyo mvuze bikabatonyangaho. Kandi bantegerezaga nk'imvura, bakasama nk'abasamira imvura y'itumba. Niyo twahuzaga urugwiro nabo nseka, ntibakundaga kubyemera, kandi ntabwo bahinduraga umucyo wo mu maso hanjye. Nakundaga kujya mu nzira yabo nkababera umutware, nkabamerera nk'umwami mu ngabo ze, nk'umuhumuriza w'ababoroga. Aha twasomye ibintu byinshi, ariko reka tuvugeho bike. Mu rugwiro habamo gukunda guseka, mu rugwiro habamo gucya mu maso, mu rugwiro harimo no guhumuriza ababoroga. Ibyo ni byo Yobu atubwiye ko bene iyo miterere imeze ityo ariyo miterere yera imbuto zikwiriye abihannye, ubwiza bwawe bugahora bwiyuburura, bugahora bwiyongera bitewe n'iyo mico igukoreramo. Mu rugwiro nanone dusangamo ko habamo no gukunda guhata, uhatira abantu ibyiza ushaka kubagirira, cyane cyane ibyo wifuza ko musangira. Ibyo biboneka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 19 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 3. Haranditse ngo bamarayika bombi bagera i Sodomo nimugoroba. Loti yari yicaye mu marembo y'i Sodomo. Loti ababonye arahaguruka ngo abasanganire, yikubita hasi yubamye. Arababwira ati, ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu muharare buke, mwoga ibirenge, ejo muzazinduke mugende. Baramusubiza bati, oya, turarara mu nzira buke. Arabahata, bagiwe, binjira mu nzu ye, abatekera ibyo kurya, yotsa imitsima idasembuwe bararya. Aha batweretse neza ko hari abantu batinya kwinjira mu ngo zacu, batinya kurira ku meza yacu, batinya kwifatanya natwe mu byiza,
bikaba bisaba ko byanga byakunda tugomba kubahendahenda, ndetse byaba na ngombwa tukabahatira ibyo byiza kugira ngo tubifatanye, niba bishoboka nabo bemere gusangira natwe, bemere kwifatanya natwe mu byiza, kugira ngo tubatinyure, tubamare ubwoba, tubamare isoni, kugira ngo nabo bashobore gushyikira umwanya wo kwicarana natwe no gusangira natwe. Aha hatweretse neza ko mu rugwiro habamo no gukunda guhata. Nanone mu rugwiro habamo nanone ibiganiro by'ibyishimo byinshi. Ibyo turabisoma mu gitabo cya Nehemiya mu gice ni icya 8 ku murongo wa 12. Haratubwira hati, Nehemiya 8:12, maze abantu bose baragenda bajya gufungura no guhana amafunguro no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byinshi, kuko bari bamenye amagambo babwirijwe. Hari ubwo abantu bagira urukumbuzi, bakifuza kuganira, bakifuza gusurana no kuzirikanana, bigatuma bahurira hamwe badahujwe n'ibyago, badahujwe n'inkuru mbi, badahujwe n'ibibazo, ahubwo bahujwe no guterana inkunga no gukomezanya, bahujwe no gusangira ngo baganire ibiganiro by'ibyishimo byinshi. Ibyo nibyo Nehemiya atubwiye mu gice cya 8 ku murongo wa 12. Nanone mu rugwiro habamo kwitangira abandi. Mu gice cya 24 cy'itangiriro ku murongo wa 17 naho hatubwira ko mu rugwiro habamo kwitangira abandi. Haravuga hati, uwo mugaragu arirukanka aramusanganira, aramubwira ati, ndakwinginze mputuzi ku kibindi cyawe nyweho. Aramusubiza ati, databuja nywaho. Atengamatira vuba ikibindi cye aramuharanywa. Amaze kuyamuha aramubwira ati, nduhira n'ingamiya zawe zeguke. Ayasuka vuba mu kibumbiro, arirukanka yongera kujya kwiriba kudahirira, adahirira ingamiya ze zose. Uwo mugabo amwitegereza acecetse, kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa se ataruyahaye. Uyu mugabo Eliyazari wari ugiye gusabira Isaka umugeni, yagombaga kwitegereza, akitegereza uwo mugeni acecetse, ari nabyo bita kurambagiza. Noneho ngo akurikije uko yari yasabye, asenga, yifuza ko yabona umugeni w'umunyarugwiro, ugira ubuntu kandi witangira abandi, kandi ushoboye ndetse kugirira impuhwe n'abatazi. Ibyo byatumye amwitegereza acecetse, kugira ngo amenye yuko Uwiteka yahaye urugendo rwe amahirwe cyangwa se ataruyahaye. Ni nako nanone dukurikiranye neza ku basoma Bibiliya, wasanga abenshi cyane Bibiliya igenda idusobanurira bari abanyambabazi cyangwa bari abanyarugwiro. Ni nabo bakundaga inshuro nyinshi gutoranywa, haba ari ugukorera Imana, haba ari ugukora ibwami, cyangwa n'ahandi hariho hose hagombaga kwakira umugabane munini w'abantu bazaga babagana. Ibyo rero byatumye mu rugo rwa Aburahamu nabo bifuza umuntu w'umunyarugwiro, w'umunyambabazi, w'umunyabuntu, w'umunyarukundo, kandi ushobora kwemera kwitangira abandi, kabone nubwo byamusaba kunanirwa. Bari bazi yuko kuruha atari bibi, ahubwo ikibi ko ari ukuruhira ubusa. Ibyo nibyo byatumye avuga ati, uwo muntu uri bumpa amazi akemera kuhira n'ingamiya zanjye. Ingamiya umugaragu wa Aburahamu yari yazanye nazo zari ingamiya 10 zo mu rugo rwa shebuja. Izo ngamiya, ingamiya imwe ku rugero rw'amazi zanywaga, imwe yashoboraga kuba yanywa amazi angana na litiro 500. Litiro 500 ugereranije ni nk'amajerekani 25, kuko nk'uko bisanzwe ijerekani imwe ishobora kuba ijyamo amazi angana n'amalitiro 20. Noneho amajerekani 5 ubwo ni amalitiro 100. Amajerekani 25 niyo yagombaga guhaza ingamiya imwe. Noneho wakuba muri za ngamiya zose 10 yadahiriye akazihaza zikeguka, ni ukuvuga ngo zagombaga kunywa amajerekani agera kuri 250 y'amazi. Ubwo rero murumva ko hari harimo ubwitange bukomeye n'imbaraga
yo kwitangira abandi. Niyo mpamvu iki gitabo kitweretse ko mu rugwiro habamo no kwitangira abandi, ukemera kubavunikira, ukemera kubibabariza, ukemera ndetse kubaruhira, kugira ngo noneho bagubwe neza, bamererwe neza kandi bakwishimire. Nanone iyo dusomye mu gitabo cyitwa Ingimbi n'ababyeyi bazo, Les adolescents et leurs parents, ni ku rupapuro rwa 28 kugeza ku rupapuro rwa 29, hatubwira ko urubyiruko cyangwa se abana barerwa ari abahungu ari n'abakobwa guhera ku myaka 11 kugeza ku myaka 19 nta rugwiro bagira. Impamvu ni iyihe? Reka tubaze ijambo ry'Imana. Muri icyo gitabo baratubwira ngo icya mbere, bimwe mu bintu bibabuza kugira urugwiro ni ingingo zigera ku 8 zituma batagira urugwiro cyangwa se ntibakunde kwitangira abandi. Ingingo ya mbere igaragaza ibabuza kwitangira abandi ni ingingo yitwa ngo bakunda kwipangira, bakunda kwitegurira imirimo ubwabo. Iyo bateguriwe n'ababyeyi cyangwa bapangiwe ntibayishimire, ntibayemere. Iyo ni imwe muri izo ngingo. Rero iyo ni imwe mu ngingo zibabuza kugendera mu munezero cyangwa se kugaragaza urugwiro. Bakunda kwipangira, kabone nubwo haba hari gahunda z'urugo, hari n'imirimo n'inshingano bagomba kuzuza mu rugo, ariko abo bageze muri icyo kigero cy'iyo myaka 11 kugeza ku myaka 19 bakunda kwipangira ibyo bakora badashaka gupangirwa n'ababarera. Iyo ni ingingo imwe ibabuza kwishima, gucya mu maso, gukunda guseka ndetse no kuganira n'ababarera. Ibiganiro by'ibyishimo byinshi ntibikunda kuboneka bitewe n'iyo mpamvu yo gukenera kwipangira badashaka gupangirwa n'ababashinzwe. Nanone hari indi mpamvu ituma nanone badashaka nanone kugira urugwiro. Bakunda kwigenga. Iyo nayo ni ingingo ya kabiri. Ubusanzwe umwana yumvira ababyeyi, abarezi n'abandi bose, ariko iyo ageze mu myaka y'ubugimbi birayoyoka. Mu cyimbo cy'ibyo hakaboneka umuhungu n'umukobwa bavumbukanye ingeso n'imico n'amahame bishya, agakenera kwigenga. Kandi iyo ubwo burenganzira atabubonye ngo agere ku byo ashaka, aritarura akajya kubushakira ahandi ku batamushinzwe. Icyo nicyo gituma bakunda kuzerera, bakagenda imihana, badashaka kuyoborwa, badashaka kugengwa. Nanone indi ngingo ya gatatu ituma batagira urugwiro, basuzugura abakuru. Ibi bivuga gusuzugura abakuru birimo ikindi kintu gikomeye cyane. Iyo dusomye neza muri Bibiliya, gukunda gusuzugura abakuru cyangwa se gushaka kwigenga, nanone bibagiraho izi ngaruka zikomeye dushaka kugira ngo turebe. Mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri, mu gice cya 21 ku murongo wa 18 hatubwira hatya hati: umuntu nagira umwana w'umuhungu wananiranye w'umugome, utumvira se na nyina, agakomeza kutabumvira, naho baba baramuhanishije ibihano, se na nyina bamufate, bamushyira abakuru b'umudugudu wabo mu marembo yawo, babwira abakuru b'umudugudu wabo bati: uyu mwana wacu yarananiranye kandi ni umugome, yanga kutwumvira, ni umunyangeso mbi kandi ni umusinzi. Abagabo bo mu mudugudu wabo bose bamwicisha amabuye, uko azaba ariko mukura ikibi hagati muri mwe, Abisirayeli bose bazabyumva batinye. Impamvu kwari ukugira ngo bibe akabarore, n'abandi bose bazumva iyo nkuru, n'abandi bose bazumva ibyo bihano cyangwa amateka y'uwo wigize ikinani, nabo bazajye batinya kwigomeka, kwigenga, kugira ngo bemere kuyoborwa kandi bacishwe bugufi. Nanone ingingo ya gatatu, basuzugura abakuru. Abakuru bavugwa aha ngaha ni abageze mu zabukuru, ni ababarusha imyaka, ndetse ni ababyeyi n'abandi bose bari mu kigero kibarengutse. Nibo abantu b'ingimbi bakunda gusuzugura, ndetse n'abageze muri kiriya kigero twababwiye
cyo guhera muri ya myaka 11 kugeza ku myaka 19. Ibyo se Bibiliya ibivugaho iki? Mu gitabo cy'Abalewi mu gice cya 19 ku murongo wa 32 hari icyo tuhasoma. Haratubwira hati, Abalewi 19:32 haratubwira hati, ujye uhagurukira umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe, ndi Uwiteka. Muri uko guhaguruka kuvugwa mu migabane igera muri 4. Umugabane wa mbere ni uguhaguruka umusuhuza. Umugabane wa kabiri ni uguhaguruka umwimukira ngo yicare. Umugabane wa gatatu ni uguhaguruka agutuma umugendera ngo agutume. Umugabane wa kane ni uguhaguruka ugiye gusubiza cyangwa se kubaza ikibazo. Iyo migabane niyo migabane abana batozwa bakiri iwabo, bakiri mu muryango, kugira ngo bajye bamenya kubaha abakuru. Iyo batabitojwe hakiri kare, kubaha ababaruta, guha agaciro ababyeyi, kubaha abageze mu zabukuru, usanga benshi bibananira. Niyo mpamvu bavuze ngo bakunda gusuzugura abakuru. Abakuru muri iri somo dusomye haratubwira ngo ujye uhagurukira umeze imvi, ndetse mu zindi ndimi zitari Bibiliya y'Ikinyarwanda haravuga ngo wubahe ukuruta, utinye Imana. Abo ni abakuru ugomba kubaha, ukubaha ukuruta, ugatinya Imana, kugira ngo nanone uzurizwe isezerano Imana yasezeraniye abubaha Imana n'abantu. Nanone ingingo ya 4 ibabuza kugira urugwiro, bakunda guhimba udushya. Hari udushya duhimbwa n'abo bageze muri icyo kigero. Muri iki gitabo nk'uko nakibabwiye cy'ingimbi n'ababyeyi bazo, ndetse no kubazagerageza gusoma mu gatabo kitwa Ingando z'Abasore, naho muzasangamo amagambo nk'ayo ngayo kitwa Nitwe Dutahiwe. Muzasomamo ku rupapuro rwa 86 na 87, muzahasoma aya magambo. Haratubwira hati, mu mvugo yumvikana niko ingimbi zizana udushya, haba mu ntekerezo ndetse no mu bikorwa. Ku bihereranye n'imyuga, imikino, imirimo yo ku ishuri cyangwa se ku musabano wa gicuti, abahungu n'abakobwa b'ingimbi bagira ubuvumbuzi utakeka. Ikiyongereyeho, ingimbi zihorana ibyishimo iyo ziri kumwe, ariko zaba ziri kumwe n'ababyeyi bazo ntizibishimire, ntizibagaragarize urugwiro, ntizibagaragarize gucya mu maso, ugasanga zitanezerewe bitewe nuko wa mwuka wo kwigenga, wa mwuka wo kwipangira, wa mwuka wo gusuzugura abakuru ubu kibarimo kandi ari ubagenga, bigatuma batishimira kubana n'ababashinzwe babarera. Nanone hepfo harakomeza hati, ikiyongereyeho, ingimbi zihorana ibyishimo iyo ziri kumwe n'abo babyumva kimwe kandi babafasha, keretse gusa ibihe bidasanzwe ziba ziri mu bwigunge n'agahinda, cyangwa ziri mu mirimo bategetswe n'ababashinzwe iwabo imuhira. Ibyo rero bijya bituma ingimbi zitagira urugwiro ngo zishimire abazirera n'abazishinzwe. Ingingo ya 5, bagira ibibaraga bipfushwa ubusa. Mubona ko inshuro nyinshi hari n'igihe usanga bakunda guterura bya byuma za aritere, bagaterura n'ibindi bikoresho by'imbaraga byo muri siporo, ariko adashobora kwemera gutumwa kuvoma, adashobora kwemera gutumwa kugira ibindi akora, nta n'indi mirimo yindi wamutegeka. Noneho izo mbaraga zikaba izo gukoresha mu kwirukanka gusa. Wenda simvuze ko siporo idakwiriye, ariko byakabaye byiza igafatanya no kwishimira gukora, no kwishimira gutumwa, no kwishimira kubana n'abagushinzwe, no kwishimira gupangirwa imirimo. Ibyo nabyo birashoboka, bishobora gufasha abagushinzwe kandi bakurera, ubagaragarije urwo rugwiro kandi nawe byagufasha. Izo mbaraga rero zipfa ubusa nazo zijya zigenda zitakara. Nuko rero mu rugwiro hagomba kubamo kwishimira abandi n'ibiganiro by'ibyishimo. Mu rugwiro hagomba kubamo umunezero, mu rugwiro hagomba kubamo kwakira abandi, noneho no kwigana abandi burungano bijya bibuza
ab'ingimbi kugira urugwiro ndetse no kwiyumvamo ko ari ab'agaciro badakwiye gukosorwa ndetse n'umutekano muke, noneho no gukenera kunganirwa nabyo biri mu bibabuza urugwiro. Reka rero muri aya masaha ijambo ry'Imana twareberaga hamwe ritwereka neza ko tugomba kugira urugwiro. Urugwiro tukaba twasanze ari imiterere ituma abantu biyumvamo abandi, bakishimira kubana n'abandi kandi bakishimira guha abandi agaciro no kwemera kubitangira. Imana iduha uwo mutima w'urugwiro, iduha uwo mutima wo guca bugufi kugira ngo twemere kuyoborwa, twemere kwishimirana, twemere kugirirana urugwiro kandi bijye bitwongerera umunezero. Isomo turangirizaho ritwereka neza akamaro ko kugira urugwiro turarisanga mu gitabo cya 2 cy'Ingoma mu gice cya 24 ku murongo wa 15 n'uwa 16. Ariko Yehoya adashyize kera agera mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Isirayeli no ku Mana no ku nzu ye. Ndagira ngo uko gukiranuka kurakenewe, gukiranuka ku Mana, gukiranuka mu muryango no gukiranuka mu Isirayeli ariho mu itorero ry'Imana. Ayo niyo mahirwe Imana itwifuriza kugira ngo tuzasoze ubuzima bwacu ku Mana nta mutima uducira urubanza, mu muryango nta mugayo tuhafite, no mu itorero ry'Imana tutahafite umugayo. Imana itubashije gutunga uwo mutima w'urugwiro no kwishimira abandi, kandi ibiduhe nk'impano kuko tutabyishoboza, ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.